imbere y'Imana n'abantu sibyo kwanza isiya hari abantu bapinga reka tuzasaba amafaranga kuko twe ntabwo yaramanuriye nibyo yavuze n'ibyanyabyo ariko hari yaramwe ngo hari umuntu ugiye kumfasha mwaba umwe nimero ziriho Yes, na nyangu sasa kandi zirakomeza neza uri hose mu cyo bitandukanye byarusora z'Iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course ndika check tu akayakina n'abana ukirana abanyuzi batandukanye mu bice bitandukanye urabamagaye Kigali News 25 Ishyaka TV 500 mukore subscribe kuri TikTok nitwa Ishyaka manager following yanyuma bigenda neza ariko nakwibutsa ko itariki 20 z'uku kwezi aribwo imyaka 17 izaba yuzuye neza cyane mbana n'umwiza bana Fatuma tariki 12 abura iminsi mikeya ushakora umwiza manager Fatuma nje najyaga postinga ngo umwiza wanjye Fatuma ajya ngo nyine nakantu mushyiriyeho kuko nyine ari umwiza Fatuma arindi sindivuze mwanya nkitwa manager umwiza nirye shayitwa neza Fatuma wawe ariko njye abankurikira amazina yanjye yose nitwa Tuyizere Ishyaka so bwa mbere mbivuze ufite n'indi channel yitwa Ishyaka 250 Ishyaka TV 250 mukore subscribe so ajoni baramwe ngo usanga bazazanye Olive umwana ari Olive musigiye tita ariko ni minota mike tujye gukora gake nkahita niruka so umeze neza ariko ntago meze neza siya ntago meze neza mwabantu mwe ndabinginze giye mumfashe pe reka mubwire mani siya uzi kumenyera ubuzima bwawe wenyine n'umwana ifu cyazamutse tu ndwaye igifu ariko nta kibazo nzakira sibyo uzi kumenyera ubuzima bwawe man wenyine ukipapa ukimama none nyuma bigahinduka mw'abantu mumbabarire pe none ngenda nasabye imbabazi imbere ya cana mumbabarire mumube hafi mumfashe pe nsubira rero nomero ngizo kuri screen ngiye nzandikira yangane tu nsubire muri geto yanjye tu nshaka inzu ndera umwana wanjye ushatse kuva kudashaka ni mukuru wanjye nta n'ikibazo dufitanye ariko nawe ubuzima bwe ntabwo biba ari danje sibyo kujya twipevere sibyo njye n'umwana na Steve yaje muri vacances ni ibintu bya danje nuko mba nanze kumuzana hano murabona Ishyaka akorera mu kabari baranze kuzana njye nkora mu kabari cyangwa nkora mu gikari cy'akabari ukora mu gikari cy'akabari ariko ni rimwe na rimwe nkorera hano sibyo ako munsi wadusanze mu rugo uzabibereka ku isabukuru y'amavuko yawe yes nzagira anniversaire ku 12 tuzuza imyaka 25 murumva ko uracyari n'umwana ndakuze ndashaka kuva kwa titi nari mari ndahava njya mu buzima bwanjye urongera agaruka kubera ubuzima ndongera ndagaruka bansoye mu nzu ndabasabye mw'abantu mwe muri inshuti zanjye nta kibazo mfitanye namwe ndabinginze uko Sadunda yaramanuriye ngo hari umuntu ugiye kumfasha ariko naramutegereje uburwaye ikibyimba ariko ngazemera gufasha naramutegereje no kuri naramubuze ko mw'abantu mwe niba harimo uwo muntu hagira umuntu umfasha nongeye nsubire mu nzu n'umwana wanjye pe tukiri aho uvuze Sadunda nagiye ntangaza byinshi mukabikwepa mukabica ku ruhande kandi mbizi byakujemo gute kugira ngo nawe Sadunda ibyo agwanuriye uhite wemeza ko uriya mwana uramuronge Sadunda hari ibintu yambwiye biri byo isiya ndarahira njyewe ku babyeyi banjye babiri barahira sibyo oya ni icyaha ariko nkunda papa wanjye kurusha ubuzima bwanjye umve nkunda papa wanjye nzakwereka ifoto yenda nayo ifite mu isakoshi turasa pe gutya nsa niko datasa ndamukunda mubure niba narabeshyeye mu rundi uyu mwana ataroha nuwe pe ni nayo mpamvu Sadunda yabivuze nkanga kugira gute kubihakana kuko yavuze ibyanyabyo Sadunda nayo nanamupinze sinzi niba warabibonye akiza mu kiganiro ukuntu twamupinze tukajya tunamuseka sibyo nyuma atangiye kuduhanura numvishe ko ibintu ari kuvuga ari ibyanyabyo sibyo igifu kiranyije so abadukurikiye rero niyo mpamvu nyine yaramanuriye
n'ibyo yavuze ni ibyanyabyo ariko yarambwiye ngo hari umuntu ugiye kumfasha mw'abana mwe nimero ziba ziriho mujya mukanda umutwe w'amagambo muwukandeho wose muzaza muhana na nimero za Oliver hasi mbabarire rwose mugire ikintu mukora nemere kubera iki imbere nabivugaga ukabihisha n'ubitangaza impamvu nuko atabyemera nyir'ubwite ariko ngenzi neza akabyemera abyemera inyuma ya kamera we vipi ariko inyuma ya kamera oya ndarahira ntabwo nabivuga ni umuntu inyuma nyine uzi utubanga twanjye sibyo koko nini uganira n'inshuti yawe ese umukozi wawe uriya murumuna wawe muto baragutegeka kandi barakubuza ibyo uvuga ntabwo nabivuga barabizi mu rugo nta kintu wabahisha sibyo barabizi bya murundi nanjye inyuma ya kamera ashobora kubyemera sinzi niba nabyemera muri ubu ntabwo mbizi niba ubyemera naba babimbwira ko ujya ubyemera ariko sinzi niba ubyemera ayigira gute yabanje se akayishyuririye ariko mva ariko ntabwo mbizi niba ubyemera ko wabyaye sinzi niba ubyemera cyangwa utabyemera ariko pe imbere y'Imana n'abantu sibyo kwanza isi hari abantu bapinga reka tuzasaba amafaranga kuko twe ntabwo twapfa kuyabona turakene tuzasaba amafaranga hagira umuntu wohereza amafaranga ya DNA murundi ntabwo twamubura nubwo uri kumva iki kiganiro ndabizi ushobora kuza tugasangira byeri ntabwo nzinywa ariko urazinywa murundi se sazinywa dushobora gusangira akantu njyewe namureba ukundi kuntu mbigenza mwana reka nkubwire tujye tuvuga ukuri imbere ya kamera sibyo ushobora kumutumira wowe si inshuti yawe murundi yego ushobora nanjye kumpamagara ukambwira tori uno munsi nshaka ko dusangira sibyo nkazana gusangana na murundi cya kirahure yanywereyemo twagifata sibyo cyangwa se nta nubwo twabura akantu akariko kose akoresha uri kumva tugafata DNA ze tugafata n'izanjye uri kumva isaha ndimo nabyumva nyine wavuga ngo igikombe yanyweremo cya kiro yanyweremo nyine tugapima DNA sibyo tukaza imbere ya kamera tukerekana igipapuro sibyo cyangwa tukabikora live mpaka no kwa muganga cyane umuganga twamubwira ati ihangana ujye imbere ya kamera abivuge nk'ukuri uri kumva mw'abantu mwe mwaranutse kenshi ariko njye byarambabaje kandi njye sinakwivuguruza umwana nuwe ikindi DNA mumbabarire hagira umuntu umwe turebwa n'abantu benshi atange 50 turebwa n'abantu benshi hagira umuntu umwe utanga 50 umwe umamagara akambwira ati ori nshaka ko ukora DNA twereke abakunzi bose ba Kigali News 250 sibyo tubereke ukuri tubereke ko umwana ari nibasanga atarowe nidusanga ataruwe njye uwo muntu watanze si dese 50 njye nzakuba inshuro 3 shanzemera njye no kugurisha 8 wa data ariko so amakuru yose ngiye ndayazi kari byo ikindi nakomeze mbwira ngo za Oliver navuga ati se Oliver uribuka hari ahita gute uribuka mu gatenga Oliver nyine kagira gutya ariko Prophet Manzi yarahanuye byose byagiye ku karubanda ibyo mvuga byose rero ibyo mbagezaho mba mbizi nta kuntu bana bavandimwe twaba turi kumwe tujya tuvugana ngo wenda ngo mbure kumenya ngo gukina we none se Oliver kuba wenda wemera ko umwana ari we wa Prophet Manzi yavuze ngo ari gihe azaza agapfuka ndi papa ndi mama ndi njyenyine imbere n'inyuma sister nawe muramubona nyine ukuntu biba bimeze biba ari danje sibyo nshobora kuba ndiwe ariko nyine utundi tuntu ku ruhande nka twimenyera sibyo murundi haba ari aho yasamye sinzi n'ibyo abarimo sibyo Imana mugiye neza n'abarimo kugenda buri nkweto zashaje n'imyenda ashaka ubuzima ako isi ariko nkubwire ubusabura burasangirwa mana sibyo ntago wakwihakana umwana kuko ukeneye ese njye hari amafaranga musaba ese reka ngusabe ikintu ndamutse ngusabye kuba naguza na murundi wabyemera ntabwo nabyemera kubera iki bibwa abadukurikiye kubera uri kumva inyuma ya kamera byavugiwe irakara ariko
yaravuze afite uwo yabibwiye sibyo yaravuze ngo ese nabwirwa n'iki ko Riva atambeshyera iryo jambo wibuka igihe warivugiye sibyo arongera aravuga ngo ntibakamugerekeye inda arongera abwira Kenny noneho ngenda nabivuze imbere y'umugaragaro arongera abwira Kenny ngo sibyo ngo iriya nda ya Riva ngo ibyariye ngo amezi 7 se ngo ngewe ngo nabonana na Riva ngo amezi 7 arashize sibyo ngo none se ngo ubu ngo Riva yababyaye ngo ku mezi 7 ngo barambeshye man nge isi awapi man. Okay, nta kibazo Riva ari kintu wambwiye ati Ishyaka twaraganije ejo bundi apana turi kuri kamera urangiye bati Ishyaka aramutse amamagaye akamamagara n'umutima mwiza akamamagara atuje akansaba ko duhura twahura ku cyo yabivuze nuko nyine mba ngira ngo mani tuganire sibyo n'abantu bose babyumva Ishyaka ndiye namabanga mbacaka kugira kuri ubu ngubu mbacaka ikintu cyose nyivuge nibagipinga ngiye nk'umuntu upinga ngo umwana so wa murundi nshaka kanyoherereza amafaranga kuko ngiye nayo mfite ni menshi ni 250 ubwo ni amadolari 250 sibyo bayohereze then dukore DNA live uwo muntu wayohereje abibone anabibone neza ngiye ntago mbeshya mwagiye mumbwira ngo Riva ni inshinzi Riva ni iki kuri Kigali Trend ndakeka ukikoraho so bagiye bavuga ibigambo byinshi ariko mwabantu mwe ngiye ntago ari uko ngukomeza ngiye wanamperereje ukamenya ngiye ntago ari ukomeza ngiye ntago ari ukomeze pe. So abantu badukurikiye ntago tuvuga byinshi nyine urumva byose byarabaye byaravuzwe so murundi Imana mugiye neza azashake Riva nk'abo bahuriye baganire batere gahunda zose mvuga byene neza twese twemera ko umwana ari umutware umwana ejo bundi azavamo umuntu ukomeye kandi azavamo umuyobozi ukomeye ashobora kuzavamo ingabo y'igihugu ya danje nta kwiyakana umwana murundi inshuti yanyu ndabizi nawe iyo mbivuze ararakara ariko umusaza iyo twageze muri gahunda z'akazi abarakazi ariko nawe nta ribi n'abankurikira mujye kuri Murundi TV mukore subscribe nyamona mukomeze mu mushyikire mushyigikire na sister Titi TV show mushyigikire nta kintu kirajyaho cya danger ariko ni mujye mukore subscribe kugira ngo nyine agire ibintu abashyikiriza nyine gahunda zigende neza ndamwamamariza isigaranye iminota 3 yonyine papa wawe akubwira iki kubijyanye n'uriya mwana wa kabiri wabyaye naravuze ati se umuntu abyaye bwa mbere abyare mu rugo bwa kabiri abyare mu rugo ababyeyi babifata ntago nabyariye mu rugo Isya sinakubwiye ko ngiye n'abagi iwanjye se sibyo ubuzima bwanze ubu ngubu muri iyi minsi sibyo ariko ubundi ntago nigise mbyarira mu rugo ahubwo wenda ubu ngubu ibintu byaranze bansohora mu nzu nsubira kwa sister ariko nyembyara ntago nari ndi mu rugo naragize ubushobozi bwo kwitunga bwo kuba ndi njyenyine nubwo ibintu biri kwanga ntago ndi kwa mama ndi kwa mukuru wanjye n'ibintu ni danje ariko ndizera yuko nzongera gusubira iwanjye ishara ati ibintu byose bizagenda neza kubera Imana. Okay, so Titi Riva reka wenda ngushimye nago twavuga byinshi kuvuga menshi naga ariko kwamara twagira ngo abantu badukurikiye nyine bamenye gahunda uko zimeze hanyuma bwo Murundi nzamuganiriza byene neza ariko Murundi aramutse nanone no kwisabukuru yawe y'amavuko aramutse ahageze ndizera ko nta na kibazo na kimwe wagira ahagera aje kumariki aje kwifatanya nawe mani ngiye na stress nta n'umutima mubi rwose wa muntu we ngufitiye nta n'umwe wo kabyarawe rwose nta mutima mubi dufitanye wambwiye ko utabyaye rwose nanjye ndakeka narujije inshingano ze nk'uko nyine yabishatse niko nabigenje yavuze ko atabyaye nanjye namweretse ko koko atabyaye sinabikoze sisiya narabikoze rero wa muntu nta mutima mubi ngufiteho kabyarawe niba ko kutarabyaye niwabyaye ariko brave njye sinzabura kumwereka papa we ahantu hose uzabura nakura niyo nzajya namwereka ati
hariya ni kwa papa wawe. So ndushimire abadukurikira abantu benshi bamamaza ibisobanuro ati Isaka Manager impeta irihe wambitswe n'umwiza wa Manager Fatuma ingezo none mu kiganiro ingezo sibonye kimire umuntu wari waragiye kuyikora akayikora fresh abadukurikiye impeta nayambaye yari yarandiye nyine yarabaye ntoya nagiye kuyongeresha na amafaranga kimire nyine n'umuntu wagize n'iki ese ubundi muraho cyangwa mwiriwe ariko uwo muntu hari umuntu Isiyaka yarashimira nubwo atamuvuga mu izina wa muntu we ndi mushiki wa Isiyaka uzanyibuke nanjye ko buri munsi ngo mu mama ngo inshuti yanjye ngibiki simwuzi ariko buri munsi kuvuga mu kiganiro ariko nanjye Isiyaka mfata nishere wanjye nishere wanjye muri Canada nishere wawe wa muntu we ndi mushiki wa Isiyaka mu buzima bwanze Isiyaka ni niga yanjye ni musaza wanjye niyo mpamvu tuba twicaye aha wa muntu we nanjye nyibuka nitwa Olivia dukunda nimero yanjye urandika place akanyenyeri arandika akamenyetso ko guteranya andike 0 ushyireho 250 wandike 7 wandike 8 wandike 2 wandike 0 ushyireho 9 ndakwinginze wa muntu we jya unyibuka nanjye turabashimiye mwese Imana ibagire neza mwe mufite ibyo mutanga byaba ari inama ari inyunganizi ari amasengesho turagushimiye wakoze subscribe like share ndetse na comment Imana ibarinde ibindi biganiro nakagaruka tuzanye guhurira ku munsi wa anniversaire ya Olive nzaba mpari gahunda zose fresh.